rizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Amen. Imbo ivuga ngo reka ingi tubanze tuyitindeho. Isi n'ibizavaho, isi n'ibizavaho, ijuru rikavaho, ariko uwizera we azabona ayo masezerano. azayabona ari he kwanza? Ari he nimba isi zabo yavuyeho n'ijuru ryavuyeho, azabona ayo masezerano we ari he? Umva ko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko aka kantu kumve neza itonde, hari akantu ushaka gusaba abarokore bagenzi banjye n'abantu batarakizwa bakunda gucuranga cyane. Ikintu nabisabira, nimureke tujye ducuranga indirimbo ariko tujye twumva imbaraga ziri muri iyo ndirimbo. Reka nongere kubaha ikaze mwese abakurikiye Icyumba TV, turi kumwe na Ndera na Dushimira Imana Sedi cyangwa se Dushimira Imana Emmanuel, umusore wanyu mukunda. Ariko reka nkubwire, arandi mazina njyangira nk'ubu hari iryo kera nitwaga Nyirimbo. Hari ukuntu njya mvugisha umuntu nkahita nyavuga yose, yavugira icyarimwe wumva. yavuga twumva. Hari iryo nyine mfite kuri WhatsApp, hakabaho n'iryo nitwa kuri Facebook nyine nakoreshaga kera. Reka nyavugire nimwe wumve. Dushimira Imana Sedi ry'ababyeyi, Dushimira Imana Emmanuel muri Rodani rwa Surutare kuri Facebook, mubwiriza kuri WhatsApp. Yego nubagira ngo ni ikivugo ngo ninde? Ni Dushimira Imana Saidi ry'ababyeyi, Dushimira Imana Emmanuel muri Yorodani, umubwiriza kuri WhatsApp rwa Surutare kuri Facebook. Guma akose guma nagari kivugo n'amazina yanjye. Ubwo sikanga ayo ngabuzikona n'icya kabiri kirimo. Uzo amazina bagiye banyita. Amaye. Niswi iryo bita Misemu urupfu. Muri kuvuga kera nyine nyiri mu muhanda. Misemu urupfu. Irindi ni Gasumu, niko navugaga ubugambo bwinshi cyane. Irindi ni Rihera. Ni menshi cyane ariko nyine Imana yaragukijije ayo mazina yagiye avaho buri murokore. Pasiteri. Ubu ngubu tsigaye yitwa Pastor. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi rero isi n'ibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Turaririmbye ngiki? Isi n'ibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Amen. Ariko aka kantu kumve neza. Itonde, hari akantu ushaka gusaba abarokore bagenzi banjye n'abantu batarakizwa bakunda gucuranga cyane. Ikintu nabisabira, nimureke tujye ducuranga indirimbo ariko tujye twumva imbaraga ziri muri iyo ndirimbo. Uri hafi kugera ku kantu ushaka kukubaza. Uri hafi kugera kuri ako kantu. Nyiranye ndi kuvuga ngo hari ukuntu turirimba iyo turi benshi. Nabona nuza yuzi umwuka nanjye nkahita ngenda muri kiga bati buriya twese twafashijwe, ariko wowe ufite ikintu atoyemo uri kumva. Oya, iri jambo muryumve ngo isi n'ibizavaho. Reka nkwereke, hari iriya ndirimbo ivuga ngo reka ingi tubanze tuyitindeho. Isi n'ibizavaho, ijuru rikavaho, ariko uwizera we azabona ayo masezerano. azayabona ari he kwanza? Ari he nimba isi zabo yavuyeho n'ijuru ryavuyeho, azabona ayo masezerano we ari he? Umva ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe, nyine amagambo yanjye akaba muri mwe. Akavuga ngo musabe icyo mushaka muzagira gute? Muzagihabwa. Rero njye nemere gusaba icyo nshaka, ibyo ngibyo njye nzabimenya kubera ko njye narangije kubisaba. Oya, abantu mudukurikiye ku Cyumba TV, oya mureke kugendera mu kigare. Ndabizi iyo ndirimbo murayikunda muranayizi, ariko ndagira ngo dusobanukirwe neza iri jambo. Isi n'ibizavaho, isi izavaho, n'ijuru rikavaho, ariko uwizera we azabona ayo masezerano. Ese ayo masezerano azayabona ari he? Kijuru rizaba ridahari ataririmo.
ari amasezerano twe twagiranye n'Imana. Nyine ayo masezerano rero n'ubundi nta kizabuza gusa n'ubwo isi yaba ivuyeho cyangwa se ijuru reka nkubwire, none utari mu ijuru utari no mu isi uzaburi. Reka mbwire ikintu nzi cyo mu bwanjye bwanjye, ariko nta muntu mukuru wakinganirije, nta mwana wakinganirije, nta gitabo nagisomyemo. Ngewe uko mba mbibona, mba mbona isi buri munsi irangira, ariko nubwo irangira nabwo iturangiraho rimwe. Mbarako umuntu upfuye byanga binoga, isi yiwe ibirangiye. Gusa amasezerano yabirangiye. Oya, uwizera azabona iki? Ayo masezerano. Ikibazo kiri handi ngo ndagira ngo abantu basobanukirwe neza, kuko ndabizi ko uko urimo kubyibaza. Oya, ntago nta kintu ndimo kwibaza. Ariko abantu mudukurikiye, nta kintu ndimo kwibaza. Abantu mudukurikiye muri hasi aho ngaho muri comment mutwandikire, wowe urumva bimeze bite? Isi nimba izavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano, mu by'ukuri azayabona ari hehe? Ese koko wowe urumva uyu muririmbyi yarashaka kuvuga hehe? Haleluya, haleluya. Amen, amen. Mubarire mwumve kino gisubizo gibabwire mu cyumve neza mu gitekerezaho neza. Ndagutegereje nukuvuga ngo amwaye amasegonda utabanza kugisoma. Umva umuririmbyi umwe ari mu mwuka wera, ari mu mbaraga z'Imana. Ejo bundi nawe agira gutya araririmba kugira ngo atange igisubizo cy'ukuri, aravuga ati azarema isi shyashya itarimo ibibazo. Umva, nukuvuga ngo ushobora guhabwa isezerano uri umusore, sibyo? Yego. Abantu bakavuga bati ubwo uhawe isezerano uri umusore nibyo koko urarihawe, kandi kuko twanareba tukavuga tuti byanze bikunze Saidi ni umusore, kuzakora ubukwe, kuzagira gutya ni ibintu bishoboka. Kubera ko turabona afite amafaranga, afite akazi keza, afite buri kimwe cyose umuntu yakwifuza. Kuba rero yazabona umukobwa agakora ubukwe ni ibintu bishoboka. Ariko noneho wumvise iyo si turimo kubona y'ayo mafaranga n'ako kazi n'ibiki byose bikagira gutya bikavaho, akazi bakakwirukana, amafaranga akagenda, ugakora wenda na gisida ukagira ubumuga, twese tugahita tuvuga tuti bya bintu byarangiye. Burya ni kwa kundi ngo isi yawe ibivuyeho. Ariko kuko Imana ishobora byose, irazi ikakuremera indi si shyashya. Yego. Noneho bya bisubizo bikaza bigusanga muri ya si shyashya. No kuvuga ngo ibintu byose urimo kunyuramo, ubuzima bwose urimo gucamo, reka kuvuga ngo isi yawe yarangiye. Oya da, birashoboka ko mu kazi bakwirukana, birashoboka ko n'imyaka yagenda ikaba myinshi, bakavuga bati yewe uri igihe cyo gushaka cyararangiye, cyangwa igihe cyo kubaka inzu cyararangiye, igihe cyo kwiga kwe ntigishoboka kuko nta muntu w'imyaka 40 uzasubira mu ishuri. Ariko reka nkubwire, nimba Imana yaravuze ngo uzaba dogiteri, ku myaka yawe 36 cyangwa 40 uragenda usubire mu ishuri, utangire segonderi, wiga urangiza kaminuza, kubera ko Imana yakuremeye isi shyashya. Rero nagira ngo mbwire abantu ngo nyuma y'ibintu byose, nyuma y'imibereho yose wanyuramo, reka gutakaza icyizere. Uvuge ngo ngibyo Imana yambwiye, nyamara ndabona aho bigeze none ntago bizasohora. Kubera iki? Ubuzima nisanzemo kavukire ndi kwisangamo, ndabona bitazashoboka, ibyanjye byararangiye, amazi yamaze kurenga inkombe. Hoya, ngo amazi yarenga inkombe ariko ntiyarenga ijambo ijambo. Nuko rero abantu bagire kwizera, bamenye bati mu byo munyuramo mwese cyangwa ubuzima bwose murimo, Imana ibasha kubaremera indi si shyashya, ibasha kukuremera irindi juru rishyashya, kandi byose ukabibona uri hano mu isi. Ya amasezerano yose Imana yaguhaye, nimba wizeye neza ko wavuganye nayo, yigirira icyizere. Amen. Bizasohora. Amen. Kandi ndumva nta n'ibindi byinshi kuvuga kuri iri jambo. Nta bindi. Ubu abantu ntibabyumvise ko ufite amatwi yumvise. Nukuri Imana muyigirira icyizere, nimba waravuganye nayo bitinde cyangwa bitebuka, amaherezo y'inzira ni mu nzu, izabikora kandi izabikora mu bana bwayo. Naho isi yavaho, naho ijuru ryavaho, izakuremera isi shyashya n'ijuru rishyashya. Amasezerano yawe uyabone nk'uko yayakubwiye. Ese ufite amasezerano Imana yaguhaye ukaba wari utangiye kunamuka? Ese hari ibyo utekereza ko waba waranyazwe? Rero nk'uko amasezerano abagarirwa, munyemere dufata akanya dusengera amasezerano yacu, Imana izayadusohoreze. Saidi, umuntu yifuza ko mufatanya gusenga, yifuza
yagutumira yakubona gute? Ndagira ngo utange aderese nurangiza usengera abantu bafite amasezerano, abari batakaje icyizere, ababonaga ko byarangiye, ubasengere kugira ngo Imana yongere kubagarukaho bundi bushya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Aderese yanjye ni 0788032510. Reka dusenge. Imana ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo gutakambirwa, uwera wa Isiraheli. Dufitanye nawe amasezerano data wagiye dusezeranya, kandi Kristo niwe tuyategerejeho, nta yindi Mana iri hejuru yawe dutegereje amasezerano, kandi ijambo wavuze ngo urikurikirana imyaka 1000 ukarisohoza. Kristo turimo gusaza, turimo kubyina tuvamo, turakwinginze ngo duhe kuri ayo masezerano wera wa Isiraheli. Ongera nyirigomwa Imana ubugorore imigisha yacu, wongere uyigomorore, yongere itugarukire ko ushoboye byose. Ongera Kristo udushyire mu maboko yawe kuko ariyo dukwiye guturamo. Ngani uruke uzubikore kwibasha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.